wanjye ngewe we n'umwuzukuru wanjye ni umunyeshuri mwarimu yamutumye kuko azi ubwenge atugende ujya kwigisha mwene wanyu no kwivuga nanarira nejo ngewe nasanze harya mumbabarire mana nasanze haryamye n'ubundi bintu ndabijugunya Yesu ntavuga ni bamukuye amenya tatuye bara namukoni. Ibi byabaye ku gicamunsi kuri iki cyumweru gishize. Amakuru akimara kugera kuri radiyo Isangano, umunyamakuru yerekeje ku mwigimbakirwa wa Shara. Ku ruhande rw'abaturanyi bamubwiye ibyo bazi kuri aya makuru. Nyirurugo ngo yagiye guhuruza uwo mukobwa agiye kwanura injanga, umwana amakaye ari ku meza, nyirurugo ngo ajya guhuruza avuga ngo nibamuhurure ngo asanze igisambo mu nzu. Noneho umwana bamaze kumunoza niho nyina w'uwo mukobwa ngo yavuze ngo ngo uno mwana disi ngo yarasanzwe hano burya ngo nari muzi kandi ari wo muhururije kagusimbuka ngo anyira mu iparafu nabyo ngo bikanga niyo makuru. Bari bamwambuye ubusa banamukuye n'amenyo atatu imyenda bamukuye amenyo atatu yavuyemo ariko yakuwe n'umuhungu wa kwa Sebudurugo Manuel umukwe wo mukecuru bahita ko bamureka ariko nyine banamunogoneye pe kandi bamukubise yambaye ubusa uko yakavutse ikintu cyabaje ko ari yambaye uku tuvuka tumeze. Aba bantu bakwiye guhanwa by'intangarugero. Igikomeye cyane kumwambura bakamukubita yambuye bakandagaza igitsina cye ari abagabo ari abagore. Umugore azi igitsina cy'umugabo ukuntu kiba ari cyiza ku mubiri we, n'umugabo gitwazi ikiza ku mugore we. Noneho umugore afate umugabo amukubita yambaye ubusa, umugabo akubita umugabo yambaye ubusa, n'ikibazo bakwiye guhanwa bifatika by'intangarugero. Kandi kidarebwe ari yamenye yuriya mwana bakuyemo bakashyiramo ya zahabu. Habiyambere na Wimana n'ababyeyi ba Niyonsengariwo wakubiswe ubu bakaba arwariye ku bitaro bya Kibogora. N'ubu bavuganye na radiyo Isangano kuri ibi byabaye. Ngaho ngwino urebe umwana wawe bamwishe yavuye mu mwuka. Navuye aho ngaho njyenyine, umuntu wambazaga ati wese yewe ko wiruka, namubwiraga ntumva muye n'ikibazo nta muntu nigeze ngira ikintu mbwira, nageze hano njyenyine mpageze sanga umwana wanjye amukikije gutya. Yeze polisi nahagera, polisi nafashe gutya irafungura muri butu tumushyiramo ari mu murambo, nanjye njyamo tumujyana hehe kuri sate dosate y'amasheke. Nta kintu polisi yakoze, nta kindi yakoze, twagiye gutyo gusa bati tubanze dutabare ubuzima bw'umwana ibindi tuzakurikirana nyuma. Tukiri aho ngaho naho amakuru nyuma baramukubise kandi polisi ifite amafoto, bamushinye umupira ahagaze ari muri salo, bamushinye umupira ipantaro baremwambura bamwambura igariso ye bamusega butuko. Madamu Mukamusabyimana Marie Jeanne n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kagano avuga ko ibyabaye bigize icyaha kandi ko abagikoze bakomeje gushakishwa. Twarayimenye kandi turi no kwikurikirana abo nyine kuko mwakubivuze yego bavuga ko bamukubise bamwita umujura, ariko abandi bakavuga ko bamukubise kubera ko yari ari guteka umukobwa wabo ngo kandi baramubujije. Ubwo rero murumva ko nta makuru abiri atandukanye, ariko nubwo ari amakuru abiri atandukanye icyakozwe n'icyaha, nta mpamvu yo kuba bari gukubita umuntu kugeza aho bamukura iryinyo. Ubwo rero twebwe ntabwo twakwita cyane ku mpamvu y'uko impamvu bavuga bamukubise, ahubwo twita ku cyaha cyakozwe. Abo bavugwa babiri baramu b'uwo mukobwa aribo bakwe bo muri urwo rugo yego bahise ko bacika, ari nabo bakubise abakekwaho gukubita uwo mwana w'umusore. Ku ruhande rw'ibitaro bya Kibogora byatuburiye umwanya wo kutubwira uko uwo muturage ameze kugeza iyi nkuru itambutse. Uyu musore witwa Niyonsengariwo w'imyaka 23 yakubitiwe kwa mugenzi we bigana witwa Ndagize Maria w'imyaka 20. Bombe bakaba biga mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye ku rwunge rw'amashuri rwa Shara. Ingingo y'121 mu itegeko nimero 68 agakoni 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange, ivuga ko umuntu wese ubishaka ukomeretsa undi, umukubita cyangwa umusagarira ku buryo bwa kiboko bubabaje abakoze icyaha.
iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze imyaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 500 ariko atarenze miliyoni 1. Icyo cyaha cyakorewe umwana, umubyeyi uwo bashyingiranywe cyangwa umuntu udashoboye kwitabara kubera imiterere ye ku mubiri cyangwa ubwenge ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 8 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenga miliyoni 2. Jean de Mutabazi mu karere ka Nyamasheke.